Mwiriwe boss, ko umuriro ugiye gushiramo kandi muri production twari dugikeneye umuriro mwinshi wo gukoresha, turabigenza gute? ariko uwo muriro wa buri munsi tugura 500 bisohoka buri munsi by'umuriro, ibyo bintu mukora njye ntago mbyumva. uwo muriro ujya he? Reba amasaha ageze ngo umuriro urashize, ubu biragenda gute ko? njye ntago numva ukuntu tuzakemura ikibazo cy'umuriro hano. Ariko boss, ntako natwe tuba tutagize rwose. Niba nawe no makomande ya buri munsi ureba imashini zera mu gitondo zikageza nimugoroba, urumva ko umuriro nawe utaba ukwiye gushira. Ariko hari igitekerezo nawe mfite, ngenzi umuntu wadukorera umuti, tudukorera akadiru, aduha umuriro tukajya twishyura make, tukajya ducana umuriro mwinshi ariko tukishyura makeya nyine. Sinzi ukuntu turabigenza, tugapanga akadiru kazaza kadukorera umuti. Mwese bivuze ko umuntu yatuma twishyura amafaranga make, yabigenza gute se? Umva nawe, yaza amurira insinga tukazicisha ku mpande, noneho tukajya twishyura make, ariko dukoresha umuriro wa menshi. Ambo icyo gitekerezo ni inyamibwa pe. Umva mubwire ahubwo yihute. Mbere ibyo bintu ntibyemewe n'amategeko. Icya kabiri kandi nanone guca insinga atari mwebwe mwashyizemo umuriro nabyo ni amakosa. Ubwo muragira ngo bazadufungire uruganda hanyuma tubura akazi? Umva wowe uravuga ibyo utazi. Urabona umuriro turiha buri munsi, reba mu kwezi amafaranga dutanga, oya reka tuwibe nta kundi, turebe ko twakongera imari y'uruganda. Nzaba ndeba, muzavuge ko ntababwiye nibaramuka babafasha. Oya ntugire ikibazo boss, ahubwo reka mpite muhamagara ahita aza aka kanya, ahita abikonekera ngo amafaranga araza atubutse, kanumve kicamo. Alo tekinisiye, mpanguka hano ku ruganda hamwe nkora, dore nakuboneye ikiraka ya sisiteme tujya dukoresha yo kwiba umuriro. Uzanumwereka umukiriya utwihera inote. Ndaje bose. Hamungu namuzaniye umutekinisiye ngo ugiye kubidukorera, ngo nimuvugane. Ariko harya ni wowe uri budukemure kariya kabazo reka tugeragereze, dore ibintu birakaze. Dushyiramo umuriro w'ibihumbi 500 ntitumenye inkubi w'ukuri. Gerageza rwose, ayo uca yose turayaguha. Bose tamaye miliyoni kabisa, ndahita nigendera. Gahusha genda ugire vuba rwose, ugire vuba, dufite ibintu muri production byinshi. Natwe reka dusigare tugutegurira agasheke, uraza twarangije kugasinya. Ihute. Mbashaka shuki, icyerezo ryawe rya buri munsi no gusiba maze kubirambirwa. Ninde warwaye, abana barwaye, umugore, sinzi, uhora upfusha abantu wagira ngo ba nyogokuru bawe na ba nyokobukwe wagira ngo ugira nk'icumi. Igihe cyose uzana amagambo nk'ayo, ndakwirukanye, dore ko bagira ngo iki. Genda bose, uranyirukanye n'ibintu byose nagukoreye. Reba hano uruganda rwawe rumaze kugera, none ntari icyizere uranyirukanye hejuru y'abana banjye barwaye, nkubwira ikibazo ukanga kucyumva. Ntacyo reka ngende, ariko nanjye muzabona undi. Umva wowe urabona wantwaye iki? Genda sekirite, muherekeze agende bamubarire, uhite umusohora ntazagaruka. Arambonera ngo boss aranyirukana n'amabanga yose mubikiye. Urazi ko hari ibintu yakoze bitemewe, azi ko njye mbizi. Reba nkura umuriro yirirwa vidura biriya bintu, kandi ubu ngiye nkabitanga, yahanwa biriya bigira ngo afite amafaranga. Kanze njye ku kigo gishinzwe amashanyarazi, urebe ibintu ari buze kumukorera. Niwe muyobozi w'iki kigo? Yego ni njyewe. Tubafashe iki? Tuje kureba ibijyanye n'uburyo mukoresha umuriro wanyu, kuko
nsigaye tubona mwishyura amafaranga make ntabwo tuzi ikibazo mufite. ibyo se byari ngombwa bose ntabwo mubona ko sekereteri zana amafagitire hano twishyuriraho. Mva muyobozi, turashaka kureba muri mubazi yanyu n'imiyoboro y'amashanyarazi ibageraho uko yesitaye n'uburyo konteri yanyu ikora. Ibi ni ibiki? Uzi ko abantu hari n'insinga bacishije ku ruhande y'amakuru ariyo kuko wasanga biba umuriro, none dore tubaguye dusanga ari byo. Ntibishoboka ntibishoboka. Yabaye uzi ko abantu umuriro bakoresha ari nka 20% y'uwo bakagombye kwishyura. No. Reka mpite mpamagara ribu byihutirwa. Uyu we ntabwo tumusiga hano. nyamuneka inkoni zamba rwose muyobozi, ngwino mu biro tuvugane. Babaye rwose uzi tuvugane. Ariko urumva uyu mugabo umuntu ntiyamwongera bibima, ntazi ko ruswa ari ikizira muri iki gihugu. Wowe rwose sinzi, bafungwa imyaka ishyano ryose.